iri jambo gatoya, intebe yose wicayeho ni y'Uwiteka, intebe y'akazi ni y'Uwiteka, intebe y'urushako ni y'Uwiteka, intebe y'urubyaro ni y'Uwiteka, intebe y'ubutunzi ni y'Uwiteka. aho wakora hose, ibyo wakora byose, intebe y'icyubahiro wakicaraho, yaba iciriritse, yaba iri hagati, yaba izamuye, ni y'Uwiteka. kubera iki? Ntabwo wayivukiyeho, wayisanzeho, kandi wayisanzeho hari undi uyivuyeho. ikikubwira ko intebe zose ari iz'Uwiteka. Imana yimura abami ikimika abandi, Imana yimura abakomeye ikimika abandi. intebe dukoreraho z'utuzi abenshi bazikuwemo, abandi tuzinjiramo. ibintu byinshi twinjiyemo, hari abo twabisikanye nabo basohoka. byose ibyo ni iby'Uwiteka. tuguhaye ikaze mwene data udukurikirana kuri Duhumurizanye TV, channel yanyu mukurikirana ijambo ry'Imana. nanjye mbahaye ikaze. ngewe amazina yanjye ni Rev Pastor Ndorimana Edouard mwene so musangiye gucungurwa muri Kristo Yesu. turakwakiriye, tuguhaye ikaze kandi tukwifuriza kugira ihumura huri. birashoboka ko waba utameze neza, birashoboka ko waba uri mu bihe bidashimishije, birashoboka ko waba uri mu bihe by'umubabaro, turagukomeje. kandi biranashoboka ko waba uri no mu bihe byiza. habaho ibice bibiri, hari igihe umuntu aramuka afite ibihe byiza, hakaba n'ibihe yirirwa kandi adafite ibihe byiza. ibihe byose urimo tukwifurije kunezezwa n'Imana. uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 21, ya masengesho twatangiye ku munsi w'ejo tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2023. hanyuma turayakomeje n'umunsi wa kabiri. amasengesho yacu azasoza tariki 5 z'ukwa kabiri. ni amasengesho afite insanganyamatsiko ivuga ngo Mana icyambukanyagurira imbago, kandi icyambu ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabazi. ijambo riboneka mu Ngoma za mbere igice cya 4 n'umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. ejo twaganiriye ku magambo y'Imana, dusanga impamvu ya Besi yasenze ririya sengesho hari uko yavutse, kandi uko yavutse bimuha izina. hari igihe ubuzima tuvukamo butwita izina, cyangwa ubwo dukuriyemo bakatwita izina ringana nuko twagiye dukura bitugoye. akenshi abantu benshi, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, ku mugabane uriho wose, upfa kuba wumva Ikinyarwanda. ndagira ngo nkubwire, hari izina umuntu avukana ariko rikaba ryitiranwa n'amateka ye. bikaba ryitiranwa n'amateka ye, uko wavutse, uko mama wawe yagutwite, yagutwise, amateka ye, ubuzima yari arimo, kondisiyo yari arimo, wavuka bakaguha izina rihwanye n'uko wavutse. cyangwa se bitewe n'aho twavukiye, hari abafite utuzina twihariye. ugasanga ari akazina kawe ko ku cyaro aho wavukiye, ugasanga ari akazina bakwita gasa n'amateka. ariko ya Besi nawe niko byari bimeze. Bibiliya tubwira ngo nyina ajya kumubyara yamubyaranye agahinda, yamubyaranye umubabaro, yamubyaranye intimba, amwita ya Besi, bisobanura ngo mama yambyaranye agahinda. uwo mwana arakura agira icyubahiro muri bene se bose, ariko agira andi mateka amubabaza. ntabwo ari amateka gusa, yagize n'ubuzima bw'uwo munsi bwari bumubabaje. ngarakurikirana asanga mu byari gucamo, mu ngorane afite, hari uko nyina yamwise iryo zina ryafegitinga ubuzima bwe. hari igihe izina witwa ryafegitinga ubuzima bwawe, riba afegite n'ubuzima bwawe. rero ya Besi abimenye aravuga ngo Mana, maze kumenya ko iri zina mama yari inyise kubera ikibazo yari afite na kondisiyo yambyariyemo, afata umwanya wo gusenga. iri jambo rero niyo nsanganyamatsiko turi kugenderamo muri aya masengesho. Ingoma za mbere 4,
igitabo cy'ibyo ku ngoma igice cya 4 n'umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyambu kampa umugisha rwose. Iryo ni ijambo rya mbere. Irya kabiri, ukagura imbago yanjye. Icya gatatu, ukuboko kwawe kukabana nanjye. Icya kane, ukandinda ibyago ntibimbabazi. Kuko hari igihe izina rishobora gushingiraho umubabaro wawe. Buri izina ni ikintu gikomeye. Izina ni ikintu gikomeye. Ujya kukwica ashingira ku izina ryawe arihindura. Ugasanga hari izina bakwita, hari abitwa ba Rubyogo, ba Rubweteri, ba ntacyo bazamara, ba ntacyo bavuze, amazina mabi. Burya iryo zina witwa abadayimoni bashobora gushingiraho bari kubabarizaho. Nicyo gituma izina ni ikintu cyitonderwa. Murabizi, ntabwo ari byo nshaka kuvuga gusobanuraho amazina cyane. Murabizi ko Abisiraheli ubwo banyagwaga bajyanwa i Babuloni, Danieli na Meshake na Azariya baranyazwe, babajyana mu bunyage. Igihe Babuloni yabakiriye ibonyemo ubwenge bari bafite n'ubuhanga, irabatoranya. Bari abana bavukiye ibwami, bari abana bafite icyubahiro, kandi bari abahanga, ngo barabatoranya. Ariko icya mbere Nebukadinezari yihutiye guhindura amazina yabo. Amazina yabo yari afite ibisobanuro byerekera ku Mana ya Isiraheli, ahindura amazina yabo aberekeza ku bigirwamana by'i Babuloni. Nicyo gituma izina rikwiriye kwitonderwa. Ese witwa nde? Amazina yawe yombi. Irya gatatu bakwita nde? Ujya witondera ayo mazina bakwita, kandi ushingireho usenga uyasenya. Kuko hari ayo twiswe tukivuka twemerewe kuyahindura muri nida. Nida yarabyoroheje. Igihe cyose utanyuzwe n'izina witwa, ushobora gutanga impamvu n'ubusobanuro bwabyo bakaguhindurira izina. Nta kibazo, biremewe bitewe n'izina witwa. Ntabwo ari cyo nshaka kuvugaho cyane. Ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira nshingiye kuri iki cyanditswe cya Yabesi. Mu isengesho rye yasenze, ntabwo yasenze amasengesho menshi. Yaravuze ngo icyambu kampa umugisha rwose. Muri ritangira ry'umwaka ndakwifuriza ngo Imana iguhe umugisha. Icyambu Imana ikaguha umugisha. Kandi uyu mwaka nuba maso hari umugisha wawe. Muri uku kwezi hari umugisha wawe. Muri iyi minsi hari umugisha wawe. Yabesi aravanga icyambu kampa umugisha rwose. Ese ko yari afite icyubahiro muri bene se, kuki asaba umugisha? Ariko Bibiliya tubwira ngo yari afite icyubahiro. Yego ushobora kuba ugaragara nk'ubashywe, ariko nta mugisha ufite. Kubera iki? Umugisha Imana itanga uzana ubukire. Icya kabiri, nta mubabaro Imana yongeraho. Iryo jambo rishatse kuvuga iki? Umugisha uva ku Mana ubamwe amahoro. Umugisha uva ku Mana ubamwe ibisubizo byinshi. Avuga ijambo rya kabiri, aravuga ngo kandi ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabazi. Aya magambo ayavuga yari amagambo yuzuye umutima we, kandi yasabaga Imana. Turashimira Imana ko yamuhaye ibyo yasabye. Ndagira ngo ngubwire muri aya masengesho ugitangira, ibyo uri gusengera nukomeza ubirambitseho umutima, nukomeza uzatura ukagomeza ubisengera muri iminsi 21, Imana igiye kugusubiza ibyo usaba. Imana igiye kugusubiza ibyo wasabye. Imana yiteguye kugusubiza. Abadukurikirana mbonereho kubibutsa, hari abantu mudukurikirana ariko mutajya mukora subscribe. Bikaba ngombwa ko inyigisho zitambuka za buri munsi mutabasha kuzibona. Ndakwinginze jya ukora subscribe, jya ukanda s'abonner. Nta kibazo rwose kubikora ugashayiringa abandi inyigisho. Ni kimwe kigaragaza ko wishimira ubutumwa dutambutsa, kubusangiza abandi. Tuba dusangiye kuvuga ubutumwa. Reka nkubwire mwene data, ibi bintu tujya tubikerensa, ariko kimwe Bibiliya ivuga ngo utazampamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzamuhamiriza. Iyo turimo tuvuga ubutumwa, tukabwiriza, tukigisha,
ugakurikira. Iyo bakubwiye ngo kora subscribe ubashe kubona inyigisho, kora comment turebe ese bigufasha iki, niki bigufasha, ukandika comment hasi, nta kibazo rwose biremewe. Icya gatatu, sangiza abandi ubutumwa, kora share, ushayiringa abandi, ushayiringa abandi rwose, ushayiringe nk'abatanu batandatu 10, mufite za link mubaho ku magroups atandukanye, muba ahantu hatandukanye, mushobora gusangiza abandi inyigisho, mukababwira ati hari amasengesho, hariho gahunda yo gusenga iminsi 21 itorero ryarayatangiye, nyabuneka turakwinginga rwose uzajye ukurikirana inyigisho, usangiza abandi, ubutumwa bugere kuri bose. Icyo ni ikintu gikomeye, ubuvuze ubutumwa mu bwami. Ikindi cya kabiri mbibutsa, kubera kandi tutari twamara igihe kirekire, dukunda kwibutsa abantu aho duteranira kuri Nazarene mu Giporosari i Remera, munsi ya gare i Remera kuri Nazarene, ni uruhande uciye haruguru ya sitasiyo yitwa SP, ukayicaho ukagera ku kabari kitwa Kamageni ni bar and resto. Noneho urengaho gato ureba marembo y'urusengero, niho hari Nazarene. Aho niho duteranira, tuhateranira kuwa gatatu kuva saa 4 kugera saa 2 z'ijoro, tukongera tugaterana ku cyumweru kuva saa 6 kugera saa 10 za nimugoroba. Turakwinginga ukubonye umwanya ngwino tujye duterana, ngwino tugusengere. Kuki waba mu mibabaro, kuki waba mu magahinda, nta kindi Imana iduhagurukije ni ukugira ngo tugufashe mu masengesho, kandi turabasengera pe. Nta muntu uzi wacu mu rusengero ngo tubure kumufasha mu isengesho. Dufite biro dukoreramo hano Kimironko, niyo umuntu yifuje kugira ngo atubone, turaboneka kuri office. Wifuza kugira ibyo tubaza, wifuza inama, wifuza amasengesho, turabasengera. Bene data, tubahaye ikaze, ntimukajye mubura, mujye muza tubane mu masengesho. Uyu munsi wa kabiri rero ndaguha ikaze, mwifuriza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi unyemerere ibyo mvuze ntukabireke kubikora. Ni byiza rwose, ni byiza gusangiza abantu inyigisho, ni byiza kujya kuri Duhumurizanye TV nk'abakristo, inshuti zacu, abavandimwe, mugakora subscribe, mugashayiringa abandi inyigisho. Ni byiza ko muza mu materaniro. Hari abantu bakunda guterana online gusa, bagavuga ati reka turebe ko bari live, bagakurikira inyigisho bari mu rugo. Ariko ndagira ngo nkubwire akantu gatoya, kuba uri live ukurikira inyigisho ni byiza, ariko ntabwo byatacinga ku buzima bwawe ngo bikore ku mutima cyane. Iyo abantu bari hamwe, kuba hamwe kwacu, guterana kwacu harimo imbaraga. Ni nacyo gituma biri tubwira ngo ntimukirengagize guterana kwera. Imana ibahe umugisha, mbifurije kugira amasengesho meza. Munyemerere rero tuganire ijambo ry'Imana ndatinze, riboneka muri Ezekiyeli 43. Abafite Bibiliya zabo twabumbura Ezekiyeli 43. Ndagira ngo uvuge ku cyubahiro cy'Imana hagati muri twebwe. Icyubahiro cy'Imana kigaruke, icyubahiro cy'Imana kigaruke mu rusengero, kigaruke mu mitima yacu. Nicyo nshaka kuvuga kuri umunsi wa kabiri. Ezekiyeli 43 umurongo waho wa mbere turagarukira kuri 7. Hanyuma anjyana ku irembo ari ryo ryerekeye iburasirazuba, maze mbona ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buje buturuka mu nzira y'uburasirazuba. Ijwi ryayo rimeze nko guhorera kw'amazi menshi, maze isi imurikwa n'ubwiza bwayo. Bwari bumeze nk'ibyo neretswe nabonye igihe nazanwaga no kurimbura umurwa. Ibyo neretswe byari bimeze nk'icyo neretswe nabonye ku mugezi wa Kebari, maze ngwa nubamye. 4. Nuko ubwiza bw'Uwiteka bwinjira mu rusengero buturutse mu nzira iri ku irembo ryaherekeye iburasirazuba. 5. Umwuka aranterura anjyana mu rugo rw'imbere, ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero, maze numva uvugana nanjye ari mu rusengero. Nuko umuntu ampagarara iruhande arambwira ati, mwana w'umuntu, aha hantu niho ntebe yanjye y'ubwami yanjye, n'ahantu h'ubworo bw'ibirenge byanjye, niho nzabiteka ryose mbe hagati y'Abisiraheli. Amen. Aha hantu niho intebe y'ubwami yanjye, n'ahantu h'ubworo bw'ibirenge byanjye, niho nzabiteka ryose mbe hagati y'Abisiraheli. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
ndashaka kuvuga ku bwiza bw'Imana. Ku bwiza bw'Imana muri aya masengesho ndakwifuriza kwakira ubwiza bw'Imana. Ndakwifuriza kwakira ubwiza bw'Imana. Hari ibintu byinshi byiza biriho. Hari ibintu byinshi byiza bigaragara. Natekereje uyu munsi nsanga hari ikintu ibyiza mubona biriho bizahoraho. Na kera byahozeho. Iyo bavuze ngo abantu beza bahozeho, Bibiliya irabivuga mu gihe cya Bibiliya yandikirwagamo, na mbere yuko yandikwa Bibiliya ivuga ngo habaga abantu beza. Murabizi ko n'ibyiza byariho, bavuga ngo inzu z'imyerezi zirasa n'inzu z'amakaro z'uyu munsi. Ibyiza byahozeho kandi bizahoraho. Abantu beza bahozeho n'uyu munsi bariho. Hari igihe njya ndeba turi mu migi itandukanye, hari abari muri Amerika za Washington, hari abari za Canada, hari abari za muri Belgique, hari abari mu Bufaransa, hari muri za China, hari abari mu Bwongereza, hari abantu bari ahantu hatandukanye. Abantu beza bariho beneda. Hari abantu beza rwose bariho ukajya umureba ukavuga ngo uyu yariremye. Hari abantu bakoresha ayo materime, kandi koko kuba mwiza si icyaha. Ariko dore ikintu gikomeye, ubwiza bw'Imana butandukanye n'abantu beza tubona. Ubwiza bw'Imana butandukanye n'ibyiza tubona. Ushobora kugira inzu nziza, ushobora kugira imodoka nziza, wagira ubutaka buri ahantu heza, wagira iby'ubutunzi bwinshi byiza. Birashoboka pe. Waba mwiza abantu bakabikubwira, waba mwiza bakakwita uwa mbere. Murabizi ko hariyo abo bita abamisi b'abagabo, nabo basigaye niba narababonye muri Kenya. Hariho n'abamisi b'abakobwa n'abamisi b'abamama. Rwose kuba mwiza ni byiza, ariko ndashaka kuvuga ku bwiza bw'Imana. Imana iruta ibyo byose mvuze. Imana iruta ibyo byose mvuze. Impamvu ya mbere, ibintu byose bigaragarira amaso yacu tubireba nk'ibyiza. Ni byiza pe, ni byiza kandi pe, ibintu biriho byiza. Ariko ubwiza bw'Imana butandukanye n'ibyo. Umuntu ashobora kuba atari mwiza ku ishusho cyangwa ku isura, ariko yuzuye ubwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kuba atari muremure, atari munini, atananutse nk'uko babyita ngo ni taille française, ariko akaba yuzuye ubwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kuba adafite ibyamirenge byinshi cyane, ariko akaba yuzuye ubwiza bw'Imana. Rero Imana mu cyifuzo cyayo yifuza ko abantu buzura ubwiza bwayo. Iyo umuntu w'Imana yuzuye ubwiza bw'Imana, aba umuntu unezeza, aba umuntu uryoshye, aba umuntu ushimishije, aba umuntu unejeje abandi, aba umuntu ukomeza abandi, aba umuntu ugira umumaro mu buryo budasanzwe. Hariho imyaka yatambutse za guhera muri za 1996 na 7 igihugu cyacu kimaze kwibohora. Twari dufite ibyishimo byinshi, ariko kandi muri ibyo byishimo tugira ibyago. Abantu benshi basa naho bari bafite imitima yihebye, ihungabanye n'ibikomere byinshi. Abenshi baratambuka. Murabizi ko ariho icyorezo cyitwa sida cyogeye hano iwacu mu Rwanda. Hari abantu benshi bishwe n'icyo cyorezo bari beza, bitewe nuko biyahuye mu busambanyi, abandi biyahura mu bintu bikomeye, ubwiza bwabo burangirika. Umuntu ashobora kuba mwiza, ariko ibyabamo bikazica ubwiza bwe. Umuntu ashobora kugira ibikorwa byiza yarwaniye akabigeraho, ariko atamenya kubirindisha ubwiza bw'Imana. Bya bikorwa yagezeho byose, umunsi umwe gusa akazabyica bikangirika bigapfa ubusa. Baravuga ngo ubwiza bw'umuntu ni bwiza, ariko nubwo akanya gato. Icya mbere, umuntu arasaza. Icya kabiri, umuntu ararwara. Icya gatatu, umuntu arakena. Wari umukire agahanuka
akikubita hasi, akabura amavuta yo kwisiga, akabura ibiryo yaryaga, akabura amazi yogaga, akabura ibitanda byiza yararagaho, akabura ibintu byose byiza byatumaga abasha kuba mwiza. Umuntu abasha kuba mu bihe bitandukanye kandi ibyo bikagutegeka uko uzabaho. Rero aho ubwiza bw'Imana buri bujya bubasha gukura umuntu hasi bukamutereka mu cyubahiro kidasanzwe. Aho ubwiza bw'Imana buri hari indirimbo zijya ziririmbwa z'amashimwe. Bene data, dukeneye ubwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kuba mu nzu nziza ariko itari mu bwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kugendera mu modoka nziza ariko itari mu bwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kuba mu rugo rwiza rurimo byose ariko urwo rugo rutari mu bwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kurara hejuru mu igorofa ya 7 n'iya 10 n'iya 20 n'iya 40 n'iya 80 kuko ayo mazabaho. Hariho n'igorofa zigeze kuri 200. Ibyo byose uko bizamuka bijya mu kirere ni ibintu bigaragara hano kuri iyi si, ariko si cyo gisobanuro cy'ubwiza bw'Imana. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi atari makeya, ariko ayo mafaranga wayashaka mu bwiza bw'Imana ukayabura, ukabura. Ubwiza bw'Imana buba muri twebwe imbere. Ntabwo ubwiza bw'Imana ari insengero nini cyane. Ntabwo ubwiza bw'Imana ari za katedrali ndende cyane. Reka da. Ahubwo ubwiza bw'Imana ni ubusabane bwacu n'Imana. Ubusabane bwacu n'Imana. Guhamagara Imana buri munsi, guhamagara Imana uko dusenga turi mu biro zacu zikwiriye kuba zisengerwamo. Ama-offices dufite, ofisi zose dukoreramo, yaba iyo hejuru cyane yaba iyo hasi cyane, zikwiriye kuba zirimo amajwi asenga Imana, aramya Imana, ahimbaza Imana, aririmbira Imana, avuga ijambo ry'Imana, avuga imirimo y'Imana, akoreshwamo ibikorwa by'Imana bifatika bigaragara. Ndabizi ko hari abantu bafite amabiro akomeye ariko bagiramwe amaserire ya nimugoroba, amaserire de prière, amaserire yo guteraniramo, bakagira uburyo bahura bakavuga ngo reka twinginge Imana, reka dusenge. Hari abafata isaha imwe, hari abafata amasaha 2, hari abafata amasaha 3, ariko aho bari kuko bavuga ngo Mana, nubwo dufite ibiro dukoreramo, nubwo dufite aho duba dufite akazi turi kuri za mashine, ibi byose niwe biduhaye, ibi niwe tubikesha, ibi niwe wabikoze, ibi niwe we mwami w'abami tubikesha. Bakaramya Imana bari mu biryo, bakaramya Imana bari mu mafaranga, bakaramya Imana bari mu tuzi twiza, bakaramya Imana bari ahantu heza mu mazu meza. Ibyo iyo bikozwe neza bigaragaza icyubahiro cy'Imana ahantu. Amen. Rero igihe kirageze ngo tubwire Imana ngo Mana, garura icyubahiro cyawe mu mitima yacu, garura icyubahiro cyawe mu nsengero arizo mitima. Kuko hari aho duteranira twitwa urusengero, ariko umutima wanjye, umutima wawe ni umutima ukwiriye kuramya Imana, ni umutima ukwiriye gusengerwamo. Amen. Uyu munsi rero wa kabiri w'amasengesho ni umunsi tukwinginga Imana mu isengesho ryacu, tukabwira Imana ngo Mana, muri iyi modoka ngenderamo, naba ngenda n'imodoka ihenze, naba ngenda n'imodoka iciriritse, naba ndi mu rugo rwiza rurimo byose, naba ndi mu nzu ndende cyangwa ngufiya, naba ndyamye ahantu heza haryoshye, naba ngenda n'ibirenge, icyamba ubwiza bwawe bukuzuye umutima wanjye. Kuramya Imana uri mugenda biraryoha. Kugenda ubwira Imana ngo nubwo ngenda n'amaguru uri Imana, nubwo ngenda mpagaze uri Imana, nubwo ngenda nicaye uri Imana, ikirere ndimo icyo ari cyo cyose uri Imana yanjye. Daniel avuga ibi byanditswe mu gice cya 43 cya Ezekiel n'umurongo wa mbere kugera ku gice cya 12. Hari ijambo rivuga icyubahiro cy'Imana cyongeye kugaruka mu rusengero, icyubahiro cy'Imana cyongeye kugaruka mu mitima. Hari abantu muri twebwe mudusenga cyangwa mudukurikirana live online, mwese mudukurikirana, mukaba mukurikirana Duhumurizanye TV, bigeze bagirana ubusabane n'Imana, bigeze baba ku gicaniro bakiraraho, bigeze birirwa ku gicaniro bakirirwaho, ariko uyu munsi igicaniro cyarazimye mu mitima. Uyu munsi igicaniro cyararigise, uyu munsi igicaniro ntikigifite imbaraga mu mitima yacu.
ndakwinginga mwene data muri aya masengesho y'iminsi 21 bwira Imana igarure ubusabane bwawe mwahoranaga. Bwira Imana igarure cya gicaniro muri wowe, cya gicaniro cy'amasengesho, cya gicaniro cyo kubwiriza, cya gicaniro cyo kuririmba, cya gicaniro cy'amasengesho, cya gicaniro cyo kumva ibihe byawe n'ubusabane bwawe n'Imana. Ubwira Imana ngo nicyongere kigaruke muri wowe, kuko ndabizi neza kandi ndahamanya n'umutima wanjye kuzamuka kwacu kw'icyubahiro cyacu cya none hari igihe bitwambura ubusabane bwacu n'Imana. Imyanya myiza tugira, amaposite meza tugira dukoreraho, revo zacu iyo zashyizwe hejuru ugakorera ku rwego rwo hejuru, hari igihe ubusabane burangira muri twebwe. Ndakwinginga mwene data, birashoboka ko ufite icyubahiro kandi koko amashyi urayakomerwa ni nabyiza, ntacyo bitwaye. Kandi umuntu ukomerwa amashyi ni ikimenyetso cyo gushyirwa hejuru n'Imana. Ariko hari ijambo nenda kukwibutsa kuri uyu munsi, nta muntu ukomerwa amashyi iteka ryose kireka ushyizwe hejuru n'Imana. Nta muntu uririmbirwa iteka ryose kireka uhawe indirimbo n'Imana. Nta muntu ugihorana icyubahiro, oya da, burya nta muntu uhorana icyubahiro. Hari uwo bigeze avuga ngo ni Mobutu Sese Seko kungendu wa Zabanga Marshal, ariko murabizi uko yapfuye, murabizi uko yasoje. Izo zari indirimbo yaririmbirwaga. Yewe murabizi yani by'iwacu nabyo bigira ibindi, ariko indirimbo twaririmbirwa uko twakitwa, icyubahiro twagira, uburyo badukomera amashyi. Dore ubuhanga bwiza, byubwira Imana ngo Mana byose biva mu kuboko kwawe kandi biva mu buntu bwawe. Unyemerere ukomeze winginga Imana, mugirana ubusabane, mugirana ubusabane. Uzakomeza uzamuka, uzakomeza uzamuka, uzakomeza uzamuka. Haleluya. Ukuramya Imana mu mutima, ukwihimbaza, ukwibwira ngo uri nyacyubahiro, icyubahiro ni icyawe, ubwiza no gukomera niwe uzabihorana. Kuko umuntu arapfa, umuntu arapfa, umuntu arapfa nshuti z'umusaraba. Abari bafite icyubahiro benshi barapfuye, abari bakomeye bajya bapfa tubareba, aboroheje bagasigara. Nta muntu uhorana icyubahiro, kandi ni byiza kukigira, singirwanya. Kuko ya besi yavuze ngo Mana icyamba ukamba umugisha ukagura imbago zanjye. Ndetse biratubwiye ngo muri bene Sara afite icyubahiro ariko arasenga. Ariko dore Satani isi igicurika ibintu, ugize icyubahiro cyinshi ntabagisenga, ahubwo baramusengera gusa. Kandi mbibutse ko isengesho senga ni byiza ko ribakoraho, ariko ni byiza ko nawe akanwa kawe kagira icyo katura imbere y'Imana. Nicyo gituma twashyizeho 21 ngo umuntu wese akomange mu maso y'Imana, buri muntu wese abashe kugira icyo yatura. Ndakwinginga mwene data, aya masengesho nakubera impfabusa, agira ikintu agukorera, ariko muri byinshi agarure ubusabane bwawe n'Imana, agarure uburyo wiyirizaga, agarure uburyo wararaga n'Imana usenga, yongera agarure cya gicaniro cyatuma aguramya Imana uko bikwiriye, yongera kigarure. Niba kandi gihari, Imana ishimwe ishyirwe hejuru. Ezekiyeli kuri 43:2 ngo abone ubwiza bw'Imana. Ni naryo jambo cyane nshaka kuvugaho uyu munsi. Abone ubwiza bw'Imana, ari mwiyerekwa abone ubwiza bw'Imana. Hari ibintu byinshi twabonye, ndabizi murangurikiye. Hari abaraye mu mazu meza, hari abaraye kuyo hejuru, hari abaraye mu yo hasi, hari abantu mwagiye mu nyanja, hari abantu mwagiye muzenguruka ahantu hatandukanye. Iyi si murayizi pe kandi iraryoshye, ariko hari ijambo rimwe ntikadutware ngitwambure ubusabane bwacu n'Imana, ntikadutware ngitwambure cya gicaniro cyo muri twebwe. Kubera iki? Kubera iki mbivuga kandi mbigarukaho muri 21? Hari ubusabane bwawe n'Imana, hari ubusabane bwanjye n'Imana. Hari uburyo waryamaga ukumva ko Imana muraranye, hari uburyo wasengaga ukumva uri murayikoraho mu buryo bw'umwuka, hari uburyo wingingaga ukumva isengesho ntiricika, hari uburyo waganiraga n'Imana ukumva muri wowe wagiye in deep, ukumva rwose wowe n'Imana muri in touch, ukumva ubusabane bwawe. Ariko uyu munsi hari ibindi turi gusabana nabyo byatwambuye bwa busabane bwacu n'Imana.
bera b'Imana bavandimwe, ibyo twitwa byiza, abo bantu twita beza bazahoraho. Hari umuntu wigeze ambwira ngo afite imodoka nziza, yari imodoka yari igezweho mu gihe kimwe muri 2006. arambwira ngo mfite imodoka nziza za mbere, yari imodoka ihagaze, bazitaga Mercedes Benz ariko ndende ihagaze. Uyu munsi iyo modoka niyo wayitwara none, abantu barakubwira ngo imbabura wayikuye he? Zabaye imbabura. Reka mbabwire, niba ibintu mureba none, hari ibindi byiza bidutegereje biri hano imbere. Ibyiza birahari, abantu ntukirirwe wiruka ngo baragusize. Hoya, uwagusiga ukababara n'Imana igusize. Imana igusize wababara. Ariko ibindi ibyagezweho, ibitari byagerwaho, ntibikwambure gusabana n'Imana yawe, ntibikwambure kunezeranwa n'Imana yawe, kuko ibyiza bizahoraho. Abagore beza bazahoraho, abakobwa beza bazahoraho, abasore beza bazahoraho, kandi babahoraho mu bice bibiri. Hari abuzuye abadayimoni, hari n'abuzuye imbaraga z'Imana. Ninde waduhuza n'umuntu mwiza? Ninde waduhuza n'umuntu muzima? Ninde wadukonegitinga n'umuntu watumara agahinda n'imibabaro twaciyemo atari Imana? Imana yawe, Imana yanjye dusenga muri 21. Ndagira ngo nkubwire, ibasha kuguhuza n'ibyiza uzarambamo, uzaryamamo, ukamaramo igihe kirekire utabiririramo, kuko ibyinshi muri iyi si abantu babibayemo babiririramo. Nibyo, iyo utari wagira ibintu ugira ngo icyubahiro ni ibintu, icyubahiro ni Imana. Imana muri ubwo butunzi, Imana muri ayo mafaranga, Imana muri ibyo byo kurya byinshi bihari, Imana muri ayo mazu, Imana muri ayo mamodoka, Imana aho hantu, Imana muri ayo mato mu nyanja, Imana muri ayo ma etaje. Iyo itabayemo, icyubahiro cy'Imana kirabura. Abayaryamyemo bakarara bayaririramo, abayaryamamo bakarara bayarwaniramo. Icyakora harimo n'abaguwe neza, ariko si bose. Harimo n'ab'Imana yahaye umugisha bagubwa neza, ariko si bose. Abaguwe neza ni bande? Ni abashaka mu maso y'Imana. Abaguwe neza ni bande? Ni abakomanga bashaka ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo nkwinginge muri aya masengesho, wongere ubwire Imana ngo Mana, garura cya cyubahiro cyawe muri jye, garura bwa bwiza bwawe muri jyewe, garura bwa busabane, garura muri jyewe cya gihe cyiza nigeze mbaho numva imbaraga z'Imana zintwikiriye. Imana yongere garura bya bihe byawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwira ngo kandi burya isi nditanga icyubahiro. Reka mbabwire, isi nditanga icyubahiro. Icyubahiro gitangwa n'Imana. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ese pastor, urashaka kuvuga ko ubuzima tubayemo nta cyubahiro? Kirahari rwose. Ariko ninde uzagumana icyubahiro? Ninde uzagumana icyubahiro? Zaburi ya 49 n'umurongo wa 13 hatanga igisubizo. Zaburi ya 43 umurongo Zaburi ya 49 n'umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuga ngo ariko umuntu ndahora n'icyubahiro kuko ahanywe n'inyamaswa zipfa. Intare mu ishyamba irakomeye, n'umwami w'ishyamba, ariko nayo irapfa. Zindi nyamaswa zose iyo zizibonye ziravuga ngo dore inyamaswa ikomeye n'intare, zikirukanka zigahunga kuko izirusha amaboko. Irasa n'ifite icyubahiro. Umuntu nawe yari mu isi akagira ibintu biri materialiste bifatika bigaragara, akavuga ngo ndakomeye. Hari igihe abantu batekereza ngo niwe ufite icyubahiro gusa. Reka da, yego biragaragara ko abayeho neza, biragaragara ko aguwe neza, biragaragara rwose ko bimeze neza, ariko iyo abuze ubuzima bw'icyubahiro cy'Imana muri we, akora ibintu ukajya wibaza ngo uyu ni muzima ararwaye, uyu muntu yarize cyangwa ni umuswa. Kubera iki?
iyo umuntu afite ubutunzi ariko ntarifere ubuzima bwe ku Mana, ntiyihuze n'Imana, hari igihe usanga umuntu ubwenge bwe bucurama agakora ibintu biteye ubwoba, biteye n'isoni kubireba. Imana ishimwe bera b'Imana, Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire muri iri jambo, umuntu ntahorana icyubahiro, icyubahiro gihorana Imana. Bibiliya tubwira ngo amahoro ava ku Mana, ibyishimo biva ku Mana, umunezero uva ku Mana. Iyo twasenze Imana ikabiduha, tujya tubasha gutanga amahoro aho twari twarabujije abandi amahoro. Kuko gusenga bihindura imitima yacu, gusenga bihindura imitekerereze, gusenga bihindura ibyo twibwira bibi, gusenga bijya bidufata bigasenya imigambi mibi iba muri twebwe, gusenga bigatuma amahoro aboneka muri twebwe. Kuko biragoye kubwira umuntu ngo naguha amahoro ntayafite. Buryo umuntu atanga icyo afite. Umuntu wishimye niwe utanga abandi ibyishimo, umuntu unezerewe niwe abandi umunezero, umuntu wuzuye amahoro ayatanga ku bandi. Kubera iki? Iby'Imana niyo bitanga, ibi byujuje muri wowe ubihaba mu bana, ubihaba mu ryamana, ubihaba mwirirwana, ubitanga mu kazi. Hari igihe rero bamwe babona ba boss badafite amahoro, nta munezero, nta byishimo, baguwe nabi. Ngako boss yaduhaye amahoro, yayaguha gute se ntayagira? Yayaguha gute se ntayafite? Yayaguha gute se yarayabuze? Kuko ntabwo amafaranga menshi ari yazana amahoro, nta nubwo kuzamuka cyane ari byo bitanga amahoro. Amahoro ava ku kwinginga Imana ikakuzuza icyubahiro cyayo, ukabasha kugenda wuzuye imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Icyo gihe iyo umeze gutyo ubasha kunezeza abantu, kuko ubasha no kunezeza Imana. Imana ishimwe bera b'Imana. Reka turebe ijambo riboneka muri Zaburi ya 5 n'umurongo wa 8. Ubuzima bwiza bwuzuye buri mu rusengero. Hari abantu bacitse mu rusengero batifuza guterana, bakavuga ngo dufite ibibazo, kugera mu rusengero biratugoye, kubona uko duterana biratugoye. Ariko burya iyo buri umwanya Imana nawe ikuburira akanya ko kukumva. Zaburi yaho ni ya 5 umurongo wa 8. Ntukaburire Imana umwanya. Nuburira Imana umwanya, ishobora kuzakuburira umwanya wo kugutabara igihe uzaba ugeze mu kaga. Gushaka Imana nubu, kuba imbere y'Imana nubu, gukorera Imana nubu, kuvuga Imana ukayihamya, ukorera naho wicaye, naho ugenda, naho urara ukabihamya nubu. Iyo bitagenze gutyo, hari igihe kizaza kitazwi n'umuntu wari we wese, Imana ishobora kugutera umugongo wari uyikeneye. Guhindukira nubu, kuva mu byaturangaje nubu, kuko ubwiza n'amahoro n'ibyishimo no kugubwa neza biri mu rusengero, kandi ubuzima bwiza bwuzuye buri mu nzu y'Imana. Zaburi 5:8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 5 cyangwa Zaburi ya 5. Zaburi ni indirimbo n'amasengesho. Umurongo wa 8, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ariko jyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe. Uwo ni Dawidi, ni umwami, afite biro y'ubwami, afite abaturage, popularite yose y'igihugu niye. Aravuga bikemerwa, arategeka itegeko rikabihame ridakuka. Ariko aravuga ngo ariko jyewe, aritangaho ubuhamya, nge nubwo ndi umwami, ngeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe. Kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeye urusengero rwawe rwera. Uwo ni Dawidi, arafite icyubahiro, arakomeye, ari ku rwego rwiza, abaturage bose bamukomera amashyi, ibikomangoma, abatware, ingabo zirakoma amashyi, abayobozi bose barubahaga bakavuga ngo Dawidi uri umwami, kandi uri umwami w'icyubahiro, yari umuntu udasanzwe. Ariko arahindukira ngo nanjye mfite umwami usumba abami bose.
nzaza wari mwikubite hasi imbere nsenge nereke urusengero rwera. Icyatuma udasenga, icyatuma utaba mu rusengero, icyatuma utaza imbere y'Imana ni igiki? Ntabwo tujya imbere y'Imana kubera ko ari imibabaro gusa. Namwe abakomeye mufite ibiryo mufite byose mukwiriye gusenga, kuko ntabwo dusenga kuko dukennye. No, gusenga si ubukene. Gusenga ntabwo ari ikintu bavuga ngo ni ubupfura. No, gusenga ni ihame, ni itegeko ry'ubwami bw'Imana. Abitwa ko ari abana b'Imana bagomba kubaho basenga. Iyo badasenga baba bafite ubundi bwami bagiyemo. Njya kubabwira ngo udasenga araraguza, kandi iryo jambo nzarigarukaho kenshi, kuko ibidutera twese birahaba, ariko aho tugana haratandukanye. Zaburi ya 27:4, reka twikomereze, Imana ibamere umugisha. Zaburi ya 27:4 ari ijambo rivuze ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya shaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Ariko Dawidi yarazi gusenga, arafite byose, ntabwo ashonje, ntabwo ari ikibazo cy'abanzi nubwo yabari bahari, ariko aravuga ngo nicyo nsaba Imana yanjye muri aya masengesho ni kimwe, nicyo nzajya nshaka iminsi yose, ni ukuba mu rusengero rw'Imana iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka. Ubwiza bw'Imana buba mu rusengero. Ubwiza bw'Imana ntibuba muri hoteli nziza. Ubwiza bw'Imana ntibuba muri biro ishishamaje. Ubwiza bw'Imana ntabwo buba ahantu hari amafaranga menshi muri banki ikomeye, banki mondiale. Ntabwo ubwiza bw'Imana buri muri beneri. Ntabwo ubwiza bw'Imana ari aho buri. Ubwiza bw'Imana buri mu rusengero. Watakaza urusengero ugasigarana ibindi, uba upfuye igice kimwe. Kugira ibindi ni byiza, turabisengera muri amasengesho, turabifite. Turasengera gutera imbere, turasengera kwaguka, turasengera kugira aho tuva naho tugana, turasengera ibyiza Imana yatuvuzeho, turasengera amasezerano, turasengera abarwayi, turasengera ubukene buri mu gihugu no mu muryango, turasengera ubukene buri mu itorero, turirukana abadayimoni batera imiryango, turasengera buri kimwe cyose. Ariko ibuka ko mu rusengero ni ahantu tubonera ubwiza bw'Imana, ni ahantu twumvira imvugo y'Imana, ni ahantu twumvira imigisha y'Imana, ni ahantu tunezerwa tukaruhuka, ni ahantu Imana idukorera masaje tukamererwa neza. Haleluya. Leko sarama shakoliwa tari maseko shamasiko yemashaiwa. Urakoze Yesu. Mu rusengero rwawe Dawidi aravuga ngo icyamba umutima wanjye ukifuza kuba mu rusengero, kitegereza urusengero, kareba imbere ku ruhimbi, kareba mu nguna baririmbyi baririmba, kareba avuga butumwa bahaguruka babwiriza, kareba uburyo abinginzi binginga, ngumva Imana izigira mu ruhame mu bahanuzi, ngumva basenga, habirukana abadayimoni bagakorera impano zabo zigakora, ng'amaso yanjye akabireba, baramya Imana, bahimbaza Imana, bavuga ubwiza bw'Imana. Ibyo nibyo nifuza njyewe Dawidi. Imana ntikakwime kujya i Burayi, izabikora. Imana ntikakwime gutunga no gutunganirwa, turimo turabisengera. Imana ntikakwima amahoro, iyaguhe. Ariko icyifuzo cyawe wongere uvuge ngo bwa busabane bwanjye bwo mu rusengero, bwa busabane bwanjye bwo mu rusengero nibugaruke muri jewe. Kwa kundi nirirwaga senga mbwira Imana ngo Mana, akanya nabonye ndakabyariza umusaruro mu rusengero, ongera wegera Imana, wegera imbere, ongera wicume mu izina rya Yesu. Amen. Imana nitanga icyubahiro, nibasha no kunyaga umuntu icyubahiro. Imana ubwayo nibasha gumuntu icyubahiro, nibasha no kumunyaga icyubahiro. Dufite inkuru ya Yobu n'umutangabuhamya wacu. Bibiliya itubwira Yobu igice cya 19:9. Yanyazwe icyubahiro aragifite. Bibiliya itubwira ngo yaratuye mu gihugu cya Usi. Ngo yari afite amashyo menshi, yari afite amashyo y'inka, afite ay'ingamiya, afite ay'ihene, afite amashyo yewe imikumbi yari yose. Ngo ari ku munsi umwe byose biragenda, asigara wenyine. Ngo n'umugore aramubwira ngo tuka Imana nurangiza wipfire. Yo basubiza igisubizo cyiza, aravuga ngo ariko Mana, mu kuboko kw'Imana hava ibyiza tukayishimira, hava ibibi tukayituka. Ntibikabe ubaye umugore umwe mu bapfapfa, wa mugore we. Ntabwo ngewe nzatuka Imana yanjye, gukiranuka kwanjye nagukomeje kandi sinzikura kuba inyangamugayo. Akomeza atungana, yarakize anakennye, akomeza ari Yobu.
Imana ishobora kwemera kugukuraho ibintu kuko muri mwe bwari abantu bakokowe, mwasubiye inyuma murahanuka, ariko nimuhumuri baramira. Niyo cyubahiro cyacu, niyo mbaraga zacu, niyo bugingo bwacu, niyo mahoro yacu, niyo munezero wacu, niyo ndirimbo turirimba, niyo mashimwe dushima. Yobu 19 amaze gukurwaho ibintu, amaze gusigara wenyine, igice cya 19 n'umurongo wa 9 haravuga ngo yanyaze icyubahiro cyanjye. Ntabyerekeza ku bantu abari bo bose, aravuga ngo Imana niyo yemeye ko nyarwa icyubahiro cyanjye, baragitwara. Imyaka inyaka ikamba ryo ku mutwe w'icyubahiro. Donc yagaragazaga ko ari icyubahiro, ariko kandi hariho n'ikamba yari yambaye ku mutwe. Abamureba bose bakavuga ngo genda Yobu, warahiriwe, genda Yobu, uri umugabo, genda Yobu, uratunze, genda Yobu, ufite akazi keza, genda Yobu, ufite urugo rwiza, genda Yobu. Abantu bari ukuntu bamurebaga muri iryo kamba ryo ku mutwe we. Aravuga ngo yanyishindurutse impande zose, none ndapfuye kandi ibyiringiro byanjye yarabiranduye nk'igiti. Yangongeje uburakari bwayo kandi mbarira mu banzi bayo. Ingabo zayo yazizanye icyarimwe, zishaka inzira yo kuntera, maze zigota urugo rwanjye, intandukanya n'abo tuva indimwe. Hari igihe Imana ijya yemera ko muva indimwe mutandukana bakiriho batarapfuye, bakakureka bakakwibagirwa, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Hari igihe inshuti zijya zitwigurutsa mu makuba yacu, mu ngorane zikigurutsa pe zikagenda. Bene wacu barantaye, hari igihe bene wanyu baguta rwose ugasigara wenyine. N'inshuti zanjye zaranyibagiwe. Uyu ni Yobu. Imana ijya yemera ko ushobora kuba muri iyo episode ariko ubikiwe iyindi episode ya kabiri. Imana ishobora kwemera kuba muri iyo seri yo gutabwa no kurekwa no kwangwa. Imana ikabyemera, ariko ikabiha sezo, ikazagarura indi seri yo kugarurirwa abandi bose bakongera bakagukomera amashyi. Kubera iki? Imana niyo ikwambura icyubahiro, Imana niyo igusubiza icyubahiro. Muri aya masengesho nibera kwambura icyubahiro, ikigusubize mu izina rya Yesu. Mu minsi 21 ndakwingingira Imana yasubije Yobu icyubahiro, ikagarura agaciro ke, ikongera ikamuha icyubahiro muri bene se, inshuti zikamugana, umugore akagaruka, abavandimwe bakamukomera amashyi. Iyo Mana itanga amahirwe ya kabiri, yongera ikugarukeho, igukure mu gahinda nk'ako Yobu yararimo. Kuko Bibiliya tubwira ngo yobahirwa ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ahandi nasoma Imana niduha icyubahiro. Ingoma za mbere 29, Ingoma za mbere 29. Kandi Yabesi yari afite icyubahiro. Nagira ngo ngaruke kuri iki cyubahiro, ariko kandi nsoreze ku bwiza bw'Imana, kuko umuntu ashobora kugira icyubahiro ariko adafite ubwiza bw'Imana. Yabesi yari agifite, ariko akavanga ukuboko kwawe Imana ndi kuzambabaza. Icyambu kagomeza kwagura imbago zanjye, icyambu kagomeza kumpira. Imana ishimwe. Ingoma za mbere 29, reka duhere 23 maze dusoreze ku murongo waho wa 28. Nuko Salomo yicara ku ntebe y'ubwami y'Uwiteka. Reka mbabwire iri jambo gatoya. Intebe yose wicayeho ni y'Uwiteka. Intebe y'akazi ni y'Uwiteka, intebe y'urushako ni y'Uwiteka, intebe y'urubyaro ni y'Uwiteka, intebe y'ubutunzi ni y'Uwiteka. Aho wakora hose, ibyo wakora byose, intebe y'icyubahiro wakicaraho, yaba iciriritse, yaba iri hagati, yaba izamuye, ni y'Uwiteka. Kubera iki? Ntabwo wayivukiyeho, wayisanzeho, kandi wayisanzeho hari undi uyivuyeho. Ikikubwira ko intebe zose ari iz'Uwiteka. Imana yimura abami ikimika abandi, Imana yimura abakomeye ikimika abandi. Intebe dukoreraho z'utuzi abenshi bazikuwemo, abandi tuzinjiramo. Ibintu byinshi twinjiyemo, hari abo twabisikanye nabo basohoka. Byose ibyo ni iby'Uwiteka, bikorwa nande? Ni Imana. Icyakora ibitekerezo byacu bijya byibagirwa, ukibagirwa pe ati ngewe ndakomeye ndi igitangaza. Ntabwo uri igitangaza, kuko ntiwavutse uri igitangaza. Ushingiye aho wavukiye, ushingiye aho wakuriye, ushingiye ku mateka y'iwanyu aho bavuye. Twari duciriritse, twazamuwe n'Imana. Twari duciriritse, twakomejwe n'Imana. Twari duciriritse, Imana niyo yaduteje intambwe. Dore ibanga ni rimwe, ibuka ko icyicaro cyose wicayemo ni icy'Uwiteka. Haleluya. Ngo nuko Salomo yicara ku ntebe y'umwami y'Uwiteka, ari umwami mu cyimbo cya se Dawidi, agubwa neza.
iyo wicajwe ahantu n'Imana ugubwa neza, iyo wicajwe ahantu n'ukuboko kw'Imana ugubwa neza. Iyo atari ko kukwicaje ntabwo ushobora kwatinda. Niyo bahakurwanirije ari Imana yagushyize irakurwanirira. Nicyo gituma hari abantu bicaye ahantu barwanya intambara zikomeye, bahuye n'imyuka itandukanye, barahabarogera irahabarindira, barahabarwanyiriza irahabarindira, bahahurira n'ibibazo irahabarindira. Kubera iki? Ni intebe bashyizwemo n'Imana. Haleluya. Bibiliya irakomeza ikatubwira ngo kandi Abisiraheli bose baramwumvira, abatware bose n'abagabo b'abanyambaraga n'abana b'umwami Dawidi bose bayoboka umwami Salomo. Kubera iki? Iyo ntebe yicayeho ayishyizweho n'Imana, bose baramwumvira. Imana rero ni Imana itanga icyubahiro ukakigumana. Kandi mbibutse umuntu yakiha, ariko iminsi izategeka igihe azakimarana. Imana yiguhaye icyubahiro urakirambana. Muri iyi si nta muntu udakeneye icyubahiro, nta muntu udakeneye ubukire, nta muntu udakeneye gukomera, nta muntu udakeneye kwaguka, nta muntu udakeneye gutera imbere. Ariko niki kizatuma tugera ku rwego dutinda kuri izo ntebe, aho hantu tugiye tujyanywe n'Imana tukaharamba? Ni uburyo tuzakomeza kurindira ubwiza bw'Imana muri twe n'icyubahiro cy'Imana muri twebwe. Haleluya. Birikomeza itubwira ngo Uwiteka yogeza Salomo cyane imbere y'Abisiraheli bose, amuha icyubahiro cy'ubwami kitari cyabaye ku mwami wese wamubanjirije mu Bisiraheli, na se Dawidi arimo. Salomo agira icyubahiro kirenze icya se Dawidi. Nababwiye ngo ibyiza bihoraho. Dawidi ayoboye Abisiraheli baravuga ngo dore umwami, dore umwami, dore umwami uteye ubwoba, dore umwami w'intambara, dore umwami uzi kurwana, dore umwami utabaruka agatabarukana intsinzi. Ariko ngo Salomo yimye ingoma, Imana imuha icyubahiro, imuha gukomera, imuha ubwiza, imuha ubwenge hejuru y'abanyabwenge bose. Ngo mubamubanjirije n'abamuherutse ntawahwanye na Salomo. Ngo agira icyubahiro, ngo arakomera, agira imbaraga. Ngo mu bami bose b'Abisiraheli, uhereye kuri Sawuli ukajya kuri se Dawidi, ntawahwanye na Salomo. Kandi kugera none ngo Salomo yarambaraga, ntawe urambara umwambaro nk'uwa Salomo. Bene data, hari ibintu tureba tukavuga ngo ibyiza we bizahoraho, ejo birahari, ejo bundi birahari, imyaka izaza birahari. Wowe gumana n'Imana, icyubahiro cy'Imana kikugumemo, ubwiza bw'Imana bukugumemo. Hari ibyiza bidutegereje. Dawidi mwene Yesayi 26 niho tugeze. Dawidi mwene Yesayi yategetse Abisiraheli bose, kandi igihe yamaze ku ngoma mu Bisiraheli ni imyaka 40 i Heburoni. Yahategetse imyaka 7, maze ategeka imyaka 33 i Yerusalemu. Atanga ageze mu zabukuru, asaza neza, amaze iminsi myinshi ari umutunzi n'umunyacyubahiro, maze umuhungu we Salomo yima ingoma ye. Nagira ngo mbabwire muri aya masengesho, Imana irashaka kuguha umwanya w'icyubahiro. Ndumva ijwi ry'Umwuka Wera rimbwira ngo hari abantu badukurikiye Imana igiye guha icyubahiro. Uracyakiriye? Hari umuntu umaze igihe ashomereye mu buryo budasanzwe, ndetse arababaye cyane. Ndagira ngo nkubwire, akazi karagutegereje mu minsi mikeya. Hari umuntu ngurikiye muri uyu mwanya ufite ikibazo cyuko hari ibyo yanyazwe, ubuzima bwarasa n'umuntu ubabaye cyane, ariko Imana igiye kugutabara vuba bidatinze. Muri aya masengesho hari ibimenyetso n'ibitangaza Imana igiye gukora, kandi hari urwego tugomba kuvaho, hari n'urundi tugiye guhagararaho. Hari ahantu tubaze iminsi dusa n'abakingiraniwe, tugiye kuhasohoka. Tuvugwa na Salomo. Dawidi umugabane we yari mu ishyamba, yari umuragizi w'intama, yari umwungeri w'intama, ngo kandi ngari we uzicyura, ari uzahura, niwe wamenyaga ubuzima bw'intama. Ariko umunsi umwe Imana imushakira undi mugabane. Hari umugabane mushya ugiye guhabwa. Muri aya masengesho harimo umugabane. Muri minsi 21 harimo umugabane wawe. Witonde neza cyane, nusenga uko bikwiriye, ukava mu bikurangaza, kuko Satani n'umuhanga, n'umuhakazi, n'umubandi, n'umubingwa. Aziko iyo twateguye amasengesho nkaya, ashaka ibintu birangaza abantu ntibihuze n'ayo masengesho. Kandi mbibutse ko uwasenze niwe usubizwa. Biratubwira ngo yemwe abibuka Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhemere, kugeza ubwo azahindura Yerusalemu ishimwe mu isi. Ntugahweme,
ntugaceceke. Turi ku munsi wa kabiri, ntugaceceke. Komeza, nukomeza hari umugabane wawe. Hari inkuru nziza igiye kwinjira mu matwi yawe. Hari igitangaza Imana igiye kugukorera. Wakiriye ndwara muri minsi 21 inkuru nziza ikamamazwa. Iryo deni ryakishyurwa induru zigahagarara. Abo bakwirukankana bagiye guhagarara, ibirenge bimaze iminsi bikuvudukana. Imana igiye kuguhumura impande zose. Hari umugabane muri aya masengesho. Nuva ari igisubizo Imana iguteguriye. Witonde cyane, uyasenge witonze. Biratubwiye ngo kandi nuko Dawidi asaza neza. Nubwo ari ijwi rikubwira gukenyuka, ndaturakura ku buzima bwawe. Iyo umuntu yagendanye n'Imana, ubwiza bw'Imana ari muriho, ararama. Hari ababisha bagiye gutungurwa. Imana igiye gutungura ababisha bawe. Reka turebe muri Esteri 8:15. Esteri 8. Igitabo cya Esteri, igice cyaho cya 8 n'umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya iravuze ngo hanyuma Morodekayi arasohoka ajya imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami. Uwari umuzamu birahinduka kanya gatoya. Uwari umuzamu asohokeye imbere y'abantu, ari umuntu wungirije umwami, yambaye imyambaro y'uwungirije umwami, ngasokera imbere y'abantu n'imbere y'umwami. Yambaye umwambaro cyangwa yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara ya kabayonga y'ibitare n'ikamba rinini ry'izahabu n'umwitero w'igitare cyiza n'umuhengeri. Nuko abo mu murwa w'Ishushani barangurura bashima. Ndagira ngo mvuge ijambo ritoya cyane, akantu gato cyane. Ndagira ngo mbabwire Abayuda ntabwo bacunguwe n'ikintu kinini cyane. Amasengesho y'iminsi 3 biyirije ubusa. Baravuga ngo reka turi imbere y'Imana. Habaye impinduka mu kanya gato nkako guhumbye. Itegeko rya Hamani ryasimbuwe n'irya Morodekayi. Ikimenyetso cy'umwami cy'impeta kirakurwa, hasimburwa ibaruwa yasinywe na Morodekayi iterwaho n'umwami ngo Abayuda nibabeho. Ndagira ngo mvuge iki kintu, mwene data, ugiye gukora 21. Turi ku munsi wa kabiri. Si uguhinduka gusa, ahubwo hari intera Imana igiye kukuzamuramo. Hari urwego Imana igusimbukije ujye ku rundi. Hari abantu Imana igiye kuzamura mu buryo butunguranye. Kandi iyo ndwara n'ibimenyetso byayo Imana irabizimije ku buzima bwawe. Ndabona hari umuntu Imana imbishurira imbwira ngo amerewe nabi, ntabwo ameze neza, ariko muri amasengesho iyo ndwara urayita kanseri, urayita indwara ya diabete, murayita indwara mukayishidikanyaho, iyo ariyo yose muri amasengesho Imana igiye kuzimya iyo ndwara mu izina rya Yesu. Nta bumuga Imana idakiza, nta gishaka Imana itagukiza. 21 hari igitangaza cy'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo Morodekayi itegeko ry'umwami ryenda gusohozwa ngo Abayuda bose bicwe. Bari Ishushani, bari mu gihugu cya Ahasuwerusi. Amasengesho y'iminsi 3 gusa yahinduye ibintu. 21 agiye gukora ibintu bidasanzwe. Nuyakora neza, nuyasenga nta kikujagaraje, nuyasenga neza, hari impinduka, hari transformation idasanzwe igiye kubaho mwisi y'umwuka. Ndumva hari ibintu bicucumuka, hari ibintu ndi kumva bigiye kuba hagati muri mwebwe. Hari imbaraga z'Imana, hari icyubahiro cy'Imana kigiye gusimbura agasuzuguro k'abanzi. Hari igitinyiro cy'Imana kigiye gusuzugura abadayimoni bamaze iminsi bagusuzugura mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka twumve tugana ku musozo. Bibiliya tubwira ngo nuko Abayuda nabo baracya ku murongo wa 16. Abayuda nabo baracya, baranezerwa, barishima, bagira icyubahiro. Bari basuzuguritse, ibintu birahinduka, bagira icyubahiro. Erega ninde wakatiwe urwo gupfa waba gifite icyubahiro? Ngo umwami yari yavuze ngo babice hatabuze
n'umwe, yaba umukobwa, yaba umuhungu, yaba umubyeyi, yaba umupapa, yaba umukecuru, yaba umusaza. Itegeko ryari ryasinywe, ariko mu kanya gato ibintu birahinduka. Nakubwiye ngo mu kanya gato muri aya masengesho y'iminsi 21 hari impinduka zibayeho, hari transformation yo ku buzima bwawe. Uzamenya ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo kandi ngo baranezerwa bagira icyubahiro. 17 nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byageze, abayuda baranezerwaga bakishima bakagira ibirori n'umunsi mukuru, maze abantu benshi mu mahanga yo mu gihugu bihindura abayuda, bisanisha n'abayuda. Erega reka nkubwire, hari igihe umuntu aba afite igisuzuguro, abantu bakavuga ngo ntacyo mpfana n'uriya, ntacyo dupfana, reka ntacyo dupfana. Ariko igihe kigiye kuzagera ibyo Imana igiye kugukorera, abantu bazajya bavuga ngo dufite icyo dupfana. Uramuzi anko, uramuzi shangazi, uramuzi runaka, uramuzi mubyara wanjye. Gukomera kwawe kuzatuma abantu bihuza nawe, bavuge ngo burya dufite icyo dupfana. Uyu munsi ntacyo upfana n'abantu, bamwe barakwihakanye bavuga ko nta sano mugirana. Bazaza azakwitaba. Imana yacu ni Imana ihamagara, igahamagara, ibahamagaje ikivugirizo cy'ibimenyetso n'ibitangaza. Biratubwira ngo nuko rero ngo maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura abayuda, banga kuba abakarudaya, ahubwo bifuza ko abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Ndagira ngo nkubwire, ugiye gutera abantu ubwoba. Ibyo Imana izagukorera muri aya masengesho bizatera abantu ubwoba. Reka ngana ku musozo gatoya, nsoreze muri Zaburi. Reka nsoreze muri Zaburi, twirukange Zaburi y'102 umurongo wa 17 n'uwa 18. Zaburi y'102, Zaburi 102 umurongo wa 17 n'uwa 18. Iyo mirongo yombi yonyine, 102 umurongo wa 17 n'uwa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko Uwiteka azabasanya i Siyoni. Uwo ni wowe Uwiteka agiye gusana. Aho wasenyutse Imana igiye kugusana. Ubuzima bwawe bugiye gusanwa, akazi kawe kagiye gusanwa, ibyo bintu byari byarapfapfanye bigiye gusanwa, aho hantu hagiye gusanwa, ibyo bikorwa bigiye gusanwa. Ubwo Uwiteka agiye kongera kugusana, asanye i Siyoni, yewe Siyoni we. Ubwo Uwiteka azabasanye i Siyoni, kandi abonekanye icyubahiro cy'ubwiza bwe. Icyubahiro cy'Imana kiraje. Yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Amen. Imana nisuzuguye gusenga kwawe mwene data. Imana ntabwo isuzuguye amasengesho yawe, yaba yo mu ntege nke, yaba yo kumva udashoboye. Imana izayumva. Yitaye ku gusenga kwawe, kandi izagaragaza icyubahiro cyayo ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Bibiliya yatubwiye muri Ezekiyeli, ariyo soreza gatoya, ku murongo waho wa 3, ngo bwari bimeze ngibyo neretswe nabonye igihe nazanwaga no kurimbura umurwa. Ibyo neretswe byari bimeze ngibyo ku mugezi Kebari, maze ngo anubamye 4. Nuko ubwiza bw'Uwiteka bwinjira mu rusengero. Umutima ugiye kwinjira mu bwiza bw'Imana buturutse mu nzira irembo ryaherekeye iburasirazuba. Hari icyubahiro cy'Imana kigomba kugaruka mu nzu yawe, hari icyubahiro cy'Imana kigomba kugaruka mu mutima wawe. Hari agasuzuguro Imana igiye kurwanya, irakanze. Mu gihe uciyemo ako gasuzuguro, haba utuye, haba muri urwo rugo, haba mu kazi, hari agasuzuguro Imana igiye gukura. Kamurongo wa 4 Bibiliya bitubwiye ngo nuko ubwiza bw'Uwiteka bwinjira mu rusengero buturutse mu nzira y'irembo ryaherekeye iburasirazuba 5. Umwuka aranterura njyana mu rugo rw'imbere, ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero, maze numva uvugana nanjye ari mu rusengero. Nuko umuntu ambagarira iruhande arambwira ati, mwana w'umuntu, aha hantu, subiramo ngo aha hantu ni intebe y'ubwami yanjye nigiye kuba, n'ahantu ubworo bw'ibirenge byanjye, niho nzabiteka ryose mbe hagati mu Bisiraheli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusengane. Imana yemeye kongera kuza muri urwo rugo. Imana yemeye kugaruka muri uwo mutima wawe. Imana yemeye kugaruka muri ako kazi. Imana yongeye kugaruka muri iyo business.
Imana yemeye kongera kugaruka ngo mubane mugendane. Gusenga kwawe kugaruye Imana, gusenga kwawe kukwegereje Imana kwawe. Imana isubijemo byinshi muri iki gihe gitoya. Imana igiye kukwereka ibimenyetso byinshi by'uko yagarutse ku buzima bwawe. Nigaruke ku buzima bwawe, nigaruke kuri abo bana, nigaruke kuri uwo mutwaro usengera, nigaruke kuri urwo rushako rwawe, nigaruke aho hantu, nigaruke mu izina rya Yesu. Imana yawe iragarutse. Vuga ngo garuka mwami, twongere tubane. Garuka nk'uko agaruka. Haruherutse kuririmba ngo mperutse kuyibona yongera igaruke. Iyo Mana uherutse kubona mu minsi ya kera irongeye iragarutse. Muri 21 irongeye iragarutse. Mu minsi turi gucamo dusenga iragarutse. Mu mibereho yawe iragarutse. Mu izina rya Yesu Imana nkorera. Muri uwo mubiri ubabaye, muri ako gahinda kenshi Imana iragarutse. Muri ayo marira Imana iragarutse. Ni Imana yumva gusenga. Haguruka uri dusenga n'Imana muri uyu mwanya. Ndakwinginze, niba udatwaye imodoka, niba utafite ibindi uri gukora, haguruka uri ubwira Imana ngo ngera ugaruka ahantu. Garuka ahantu, hagaruke uhatinde Mana. Uko wigeze ugaruka nkakubona, hari ibimenyetso by'uko Imana yigeze kuza, hari ibimenyetso by'uko Imana yigeze gukorera, hari ibimenyetso by'uko Imana hari ibikorwa yigeze gukorera. Haguruka dusenge tuyibwire yongere igaruke. Ijambo ni rimwe gusa, yongere igaruke. Ndagira ngo uhaguruka uri dusenge. Ndagira ngo ufate umwanya twongere tubwire Imana ngo ongera ugaruke. Hari igihe Imana ibarabaye natwe dufite ibimenyetso, dufite ibihamya, ariko tukaba mu minsi impundu zishira, ibihamya bigahagarara, tukabivuga nk'amateka. Bantu b'Imana, bavandimwe bera b'Imana, igihe cyageze ngo Imana igaruke. Igihe cyageze ngo Imana wongere uyibone. Igihe cyageze ngo yongere gusure. Igihe cyageze ngo yongere ikorane nawe. Bibiliya tubwira ngo iyo yahageze ababisha bacu baratatana. Hari ababisha bagomba gutatana ku buzima bwawe. Barahari, abakuroga barahari, abakugambanira barahari, abakwasamiye barahari, abagushaka impamvu barahari, abagutonganyiriza ubusa barahari, abakurenganya barahari. Barahari. Amaso yawe niyatabareba Imana iranyereka ko bahari. Erega ntabwo ukubayeho ari wowe wabyigize. Hari imbaraga. Ariko uyu munsi wa kabiri w'amasengesho turayibwiye ngo ni yongere igaruke. Umwanditsi yaravuze ngo Mana tungura ababisha banjye. Ubwo Yesaya yandika igice cya 64, Yesaya 64 yaravuze ngo Mana ngongera umanuke, ngo kandi ngo wongere umanuke mu buryo budasanzwe. Yesaya 64 ni ijambo yavuze, aravuga ijambo ryiza rijya rinshimisha. Reka ndibasangize mutagira ngo ndavuga ibitanditse. Yesaya 64 yaravuze ngo Mana icyambu gasatura ijuru ukamanuka imisozi gatengukira imbere yawe, nk'uko umuriro utwika inyayu ukatuza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe. Amahanga ahindira imishyitsi imbere yawe. Ubwo wagoraga ibiteye ubwoba tutibwiraga ko byashoboka, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Ndagira ngo nkwinginge, hari imisozi iri imbere yawe igomba gutenguka iyo Imana yahageze. Hari abadayimoni bagomba gutatana bamaze iminsi barakuzengurutse. Ibitero ni byinshi, amaboko akurwanije aragwiriye, abanzi bakuvuga amagambo bakuvugira ubusa aragwiriye. Ariko hari ijambo rimwe nenda kukubwira. Imana dusenga iragarutse. Yigeze yaza, uriga urarangiza ubona akazi, yewe urashaka urabyara. Hari abandi yahaye akazi ariko batari bashaka. Dufite ubuhamya bwa mbere ariko hagiye kubaho ubuhamya bwa kabiri. Dufite ubuhamya bwa kabiri, hazabaho n'ubwa gatatu. Ndagira ngo kubwire, ya Mana warebaga ya minsi ya kera, ya Mana wumvaga ya minsi ya kera, ya yindi wiboneye n'amaso yawe, ya yindi wasengaga ukayikoraho, uyu mwanya iraje iragarutse. Ndagira ngo dusenge Imana. Usengera urugo rwawe, usengera urushako rwawe, usengera akazi kawe, usengera business zawe, usengera umuryango wawe, usengera itorero, usengera igihugu, usengera huri. Hari ikintu Imana igiye gukora kandi abantu bazakibonera rimwe. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga. Mwami Yesu, ni wowe ujya ugaruka ahantu. Wabaye kwa Lazaro bakwitaho barakugaburira, umunsi umwe uragenda ngo Lazaro arapfa, ariko wagarutse Lazaro arazuka. Ndagushima ko iyo wagarutse ibyapfuye birazuka.
wigeze utambuka ku muntu wari umaze imyaka 38 arwaye ngo maze ngo uratambuka uramubona ngo uramubwira ngo nahaguruke yikorera uburiri bwe Mana arabwikorera maze aragenda ngo bamubonaga bose baribaza ngo ninde ubikoze aravuga ngo barabazanya ngo niwe cyangwa si we iyo wahageze abantu bajya babazanya iyo wahageze harabajya bavuga ngo uriya ni wa wundi twari tuzi uriya ni wa wundi twarebaga uriya ni wa wundi twumvaga mu matwi yacu bavugaga uriya ni wa wundi twasangaga yicaye iyo wahageze amagambo arahinduka ndasengera abana bawe mwami w'abami muri aya masengesho y'iminsi 21 tegeka gusa hari imisozi iri imbere yabo ngo muri misozi itabimenye ukayubikana uburakari hari imisozi wakubikana uburakari hari imisozi wakubikana uburakari hari imisozi wakubikana uburakari kandi yo barandika avuga neza arabanga ikimenyesha yuko nyishimira nuko abanzi banje batazavugiriza impundu kunesha Dawidi arabivuga neza yo barandika aravuga ngo kandi Imana ngo wica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo reka basenga muri amasengesho iminsi 21 uturwanirire wigaragaze agura imbago zacu imbere y'ababisha bacu agura imbago zacu komeza intebe zacu reka mwami imitima yacu igutungana icyubahiro cyawe tugufite dufite icyubahiro tugufite dufite ubuzima tugufite dufite imbaraga tugufite dufite amashimwe rwanya hari umuntu Satani yahagurukiye muri ibi bihe ngo arebe ko yamubabaza ngo amukomeretse ariko ndamusengeye umukiza uruguma rutari rwaba kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare mwami reka imiryango iba amahoro izingo niziba amahoro iyi miryango niba amahoro abakozi n'abakoresha nibabana amahoro ijambo ryawe nirigira imbaraga aho dusengeye hahagarara aho hantu akubwira hahagarare uyu muntu dusenganye aho hantu yifuza kuhagarara tungurana uhahagarare tungurana mu bana mu mashuri tungurane mu madeni abantu bafite amabanki bahagaze hejuru tungurana uhagarike icyamunara tungurana muri ubwo burwayi uhagarike izo ndwara imyuka yose icecekera imbere yawe havuga ijwi rimwe gusa Uwiteka niwe Mana 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 Mana abasenga by'ukuri tuzabatererana iyi minsi 21 subiza kwifuza kwacu hagarara aho dushaka ko wahagararana natwe hagarara aho hantu uwo muntu mwumve uwo mukobwa mwumve papa uwo mudamu mwumve uwo mupapa mwumve uwo musore mwumve hagararana nawe mwiritangira ry'umwaka hagararana nawe muri aya mezi hagararana nawe mu buryo budasanzwe imbaraga zawe reka zitinde byari bihagurutse byicara iteka mu izina rya Yesu ndagushimiye hari ibyangombwa utanze ku bari babikeneye abari mu mahanga nibakira ibyangombwa abashaka ibyangombwa by'ubutaka nibabibone abakeneye gakondo nibayihabwe mu izina rya Yesu kandi ingendo nizikinguke agura imbago zacu ku isi yose agura imbago zacu ahantu hose agura imbago zacu impande zose agura imbago zacu ku isi yose mu izina rya Yesu Mana wageze kwa Hezekiya urupfu rwari rumugendereye urukuraho hari abantu Satani ateza umwuka w'urupfu ateza impanuka dukuje uwo mwuka mwitangira ry'umwaka mu izina rya Yesu abari mu bitaro bari gusengera bari mu bitaro reka ubagenderere mwami uhagarara aho hantu ubakize ubatahana amahoro mwami basubire mu ngo zabo ari bazima reka abana basaba ubwenge mu ishuri reka bahe ubwenge mu izina rya Yesu reka basaba akazi bagahabwe reka mwami Imana aba bantu baboshywe n'indwara zananiranye reka bakoreho mu buryo budasanzwe muri aya masengesho subiza icyifuzo cya buri wese muri aya masengesho sura buri muntu wese uri gusenga muri aya masengesho garagaza ibimenyetso by'uko ari uri kumwe natwe muri aya masengesho imbaraga zawe nizamamazwe muri aya masengesho icyubahiro cyawe nikigaragare urakoze ko uva gusenga urakoze ko ari icyo ukoze mwami ishimwe no gupfukamirwa n'ibi byawe mu izina rya Kristo Yesu amen 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 shalom shalom Imana izagusubiza mu minsi mikeya uri umutanga wahamya baya masengesho Imana ibahe umugisha mukomeze gusenga tugeze ku munsi wa kabiri ejo tuzakomeza no wa gatatu kugera kuri 21 tuzaba turi kumwe tubaha ijambo ry'Imana tubasengera mu izina rya Kristo Yesu amen shalom shalom